nimugoroba rero Nepo Regan ndetse na Iber twakurikiye umukino mwiza cyane ukomeye abantu benshi twaryohewe kubera ko umukino wagendaga wabonaga nyine ko ari umukino wanaba na finale y'igikombe cya Champions League. Arsenal yari yakira ikipe ya Bayern Munich. Ngira ngo mbere yuko twinjira mu bindi byinshi cyane ni igitekerezo abantu bari bafite bavuga bati ikipe ya Arsenal igihe cyo kuyipima kirageze. Urabona muri champion imeze neza, iratsinda, iritwara neza. Abantu baravuga bati reka none igere none ku gipimo cya nyacyo. Ku ikipe ya Bayern imaze imikino 18 itaratakaza, itsinda ibitego byinshi. Tumenye level. Urumva icyo kintu ucyongereho ikintu cyuko arteta bamwibutsaga ko Bayern yabananiye. Match 5 zeruka bariye ibitego 18. Arsenal itsindwa inatsindwamo match nyinganye indimo. Ngo Bayern yari bete noire kuri Arsenal. Yego yari bete noire. Ni bete noire, ni forme za Bayern zirivugira ku rwego rwaho ku mugabane w'Uburayi. Ikipe en forme, abantu bavugaga bati rero aha niho dutegereje kumenya Arsenal koko niba byanyabyo imininga business. Ngira ngo twese nicyo twagiye kureba match turimo turatekereza. So igitekerezo cya Arteta abantu babonye hari n'impinduka zimwe na zimwe yari yakoze. Lewis Kelly yabanje mwanya Karafiori yaramaze igihe abanzamo. Tubonamo abakinnyi nka Mosquera za mwanya wa Inkapi yarakiniye muri weekend. Abantu babona hari impinduka Arteta yakoze ariko bakazisanisha n'ubundi nuko squad ihagaze. Kongera gutekereza nyine ko n'ubundi abakinnyi nka ba Mikel Merino ari ugomba kuza gakina force 9. Twinjire neza cyane. Hari icyo gitekerezo yaba ari Arsenal, yaba ari abakinnyi ba Arsenal, yaba ari n'umutoza bose bari babizi ko amaso y'isi yose ari cyo kintu ari marareba. So binjira kiye gitekerezo rero muri match. Icya mbere umutoza Arteta yari afite gikomeye cyane kwizigira, wagihereyeho muri introduction nziza ukoze. Yarabizi ko ubutunzi bukomeye Arsenal ifite kurusha izindi kipe ku mugabane w'Uburayi ubu ngubu. Nicyo bita squad nini yagutse y'abakinnyi beza. Yego. Nujya no muri post match press conference umutoza wa Bayern ubwe yabyivugiye Vincent Kompany yavuze ngo twari tubizi ko niza gusimbuza iza kutugora. Manza munyemerere tumanza turebera remplacement zayo. Niyo mpamvu biza kutwemerera kumva icyo gitekerezo. Arsenal yatangiye gusimbuza ku munota wa 38 igihe umusore witwa kuri line up abantu bamenye bari babanjemo n'abasimbuye ntacyo bitwaye. Uvuga ngo abakinnyi ba Arsenal yabanje mu kibuga kuri uyu mugoroba mwizamu harimo David Raya, William Saliba ndetse na Christian Mosquera bari mu mutima wa defense. Lewis Kelly Mylis yari ari kuri gatatu, hanyuma Julian Timber ari kuri kabiri. Hagati mu kibuga hari abakinnyi batatu bari barimo Martin Zubimendi, Declan Rice ndetse no bita Eberechi Eze yakinaga none hasa nk'uyengetse ku ruhande, ntabwo yakinaga nka nimero 10 bisanzwe. Bukayo Saka yacaga iruhande rw'iburyo, Alejandro Trossard aca ku ruhande rw'ibumoso, hanyuma batakisha uwo bita Mikel Merino. Ikipe ya Bayern mwizamu harimo Emmanuel Neuer, Dayot Upamecano na Jonathan Tah nibo bakinaga mu mutima wa defense. Konrad Laimer yarari kuri kabiri, hanyuma Josip Stanisic yambaye nimero 44 yarari kuri gatatu. Alexander Pavlovic yari hagati mu kibuga ari kumwe na Joshua Kimmich, we yari yakinnye 4-2 3-1. Serge Gnabry, Lennart Karl agasore kakiri gato kagahanga cyane na Michael Olise bari batatu bakinaga mu bitugu bya Harry Kane. Hanyuma mu gusimbuza rero Arsenal yagize ikibazo cy'imvune ku munota 38 imvune ya Trossard izana Noni Madueke. Uwo ni umukinnyi amakipe menshi mu Bwongereza amufite yababanzamo cyane na rwose. Iyo ni solution ya mbere. Eri wachi Manchester yabari imbere cyane. Saka match yamugoye ku munota 68 yamukuyemo azana Martinelli. Reka manze mere hano kuri aba bakinnyi babiri kwizigira. Aho ngaho rero abakinnyi babiri basimbuye bo ku mpande, Martinelli ndetse na Madueke. Basimbuye abandi babiri bo ku mpande, Trossard ndetse na Saka. Abo babiri basimbuye batsinze ibitego byatanze intsinzi.
abo babiri basimbuye ku munota wa 69 Madueke yatsinze igitego kuri pasi ya Carafiori ku munota wa 77 Martinelli yatsinze igitego kuri pasi ya Eze. Wakongeyeho sabu ya Carafiori watanze iyo assist ngo nacyo kizamo igitekerezo cy'umukino. Ku munota wa 68 Carafiori yasimbuye Lewis Kelly wari umaze kuvuga. Ku munota wa 69 amaze mu munota umwe mu kibuga ahita atanga iyo assist yavuyemo igitego. Yego turi kujyana turi kumwe. Noneho Martinelli pase y'igitego yatsinze yahawe na Eze. Eze niba wabibonye yasimbuwe ku munota wa 80 na kapiteni Martin Odegaard. Mu yandi magambo igenda rya Odegaard wavunitse wari kapiteni wabanzagamo uwamusimbuye ari we Eze yatanze assist muri match bivuga ngo nta cyuho na Arsenal yari ifite cya kapiteni Odegaard. Noneho yagarutse ubu abantu bari kwibaza ngo Eze arajyamo cyangwa Odegaard arakina. Bivuga ngo Arteta afite ikibazo cyo kuribwa n'umutwe ariko mu buryo buri positive. Babyita ku batoza ngo ni headache ariko iri positive yo kuba ufite kwizigira. Ni nko kubona ufite ibintu byiza byose, ufite imodoka zawe ziparitse hariya eshanu nziza, ufite Lamborghini, ufite Volkswagen, ufite za Rolls-Royce, ukibaza mu gitondo ukabyuka kwizigira ati hana yanjye se noneho ndagenda mu y'umukara se, ndagenda muri iyi se y'umweru, ndagenda muri iriya y'ikigina, ndagenda mu yihe. Donc ni ikintu kigusaba gutekereza ariko atari uko uhangayitse, ari uko ufite options. Icyo nicyo kiri muri Arsenal cya mbere. Squad nini ni ikintu kigiye guherekeza Arsenal, squad ikomeye. Donc ishyiramo umukinnyi umusimbuye akaza ari mwiza kumurusha. Nakumenyesha ko ejo bundi twabaze mu rubuga rw'imikino abakinnyi 25 muri Arsenal beza. Twakoze equipe ebyiri 11 abanzamo 11 abasimbura, dukora n'abakinnyi batatu basagutse batabonetse muri 11 abanzamo abasimbura kandi bo ku rwego rwo hejuru. Ariko uguze mu basagutse batatu twari dufitemo Ethan Nwaneri, twari dufitemo Gabriel Jesus, twari dufitemo n'umusore witwa Doman. Abo nabo n'abakinnyi bashyira mu zindi equipe bagakina. Iyo ni ingingo ya mbere. Squad depth kandi beza. Iyi kipe ifite ikintu cyitwa defensive discipline itabaho. Iyi kipe ya Arsenal yacecekesheje umuntu yitwa Harry Edward Kane, mbona abaye quiet. Kane aragenda aratuza arasinzira burundu nk'abagabo. Ibaze ikipe yasohotse mu kibuga nta shot on target. Ibaze ikipe nka Bayern ariko no bwa mbere bibaye ko Kane yasohoka mu kibuga akina na Arsenal agasohoka nta shot ayiteye mu izamu, kandi abafite umujanye nk'umuntu akenye muri Tottenham cyane utagira ngo buri akina nayo ayoroheye. Ariko kugira ngo ubone ko biri seriye cyane, tekereza ko Arsenal rebe defensive discipline yayo ibera ukuntu ikomeye. Wagira se ngo Arsenal yarushije Bayern possession? No. Possession Bayern yagize 60, Arsenal igira 40. Icyo bita ku naho Arsenal yigiriye 28 ndi ifite 7 kabiri kuri live. Kwaho ni match biri kugenda. Ariko uzikina Arsenal yakoze ibere abati Bayern iraza kubishaka kugumana umupira. Ubwo ni igitekerezo kimwe wambajije dutangira, ishake kuzidusanga mu kibuga cyacu. Twebwe twizeye uburyo dukora setup y'abakinnyi bacu bane b'inyuma, uburyo abawinga bacu basubira inyuma bakaza gufasha abo ku mpande, ndetse na mediane yacu turayizeye ifite abasore barimo imbaraga, Zubimendi, Merino, Zubimendi na Declan na Eze. Hanyuma Merino ukina ku 9 n'ubundi adropinga dipa akagarukamo hagati turamubona. Nawe arabafasha cyane na taye n'imbaraga ze. Nawe akagaruka akabiyungaho. Arsenal nta muntu ibifite ivuga ngo uraguma imbere. Iyo uje ko yataka bose uko ari 10 nta numwe rekera imbere, basubira mu kibuga cyabo bakaza kugutegereza. Iyo bayifashe rero uburyo bayisohora abakinnyi babo uburyo bihuta, yaba Bukayo, yaba Martinelli, yaba Madueke, usimbuye n'ubanzamo ntumenye ikigukubise. Ikina Arsenal cyonyine yicishaga Bayern yazamukaga bakayaka umupira bakawudekara mu mpande bagahita bawushindura. Babakinnyi birukiye ku ruhande rw'iburyo niba batanze umoso kwa Carafiori ari ugiye gutara cross, iruhande rw'iburyo hazi ikiguri cy'abakinnyi nka 6 bakijugunya muri box. Iyo ahinduye baro defense ya Bayern buri ufatane wireka, Arsenal igahita gukubita. Urebe n'ikindi gitego Arsenal yatsinze kigaruka nanone mu ryo Arsenal yamaze gusetinga. Urako kantu uvuze ko gushatinga down Bayern hano hari imibare bigaragaza neza cyane. Uvuga ngo Bayern mu mikino yose ari maze gukina muri iyi sezo byibura yagerageje gutsinda ibitego 2 mu izamu ry'ikipe bahanganye, kugeza bageze kuri Arsenal batabashe kwinjiza igitego. Binjije igitego kimwe. Nuvuga ngo ntago babashe kugeza kuri wa muhigo wabo wo gukora ibitego 2 muri buri match. Urakoze cyane. Byapfuye kuri Arsenal bose bakinnye muri iyi sezo
byibura batsindaga bibiri kuzamura Yego. guhera kuri bibiri Yego. bibiri nibyo byabaga ari bike Yego. kugeza bageze kuri Arsenal uvuga ngo n'ubwa mbere bibaye muri iyi sezo ko bakora icyo bita touches gukora ku mipira 13 yonyine muri box ya adversaire 13 yonyine Cyane. ahandi babaga ari muri 30-40 bivuga ngo Bivamo Arsenal za irakore kugakiniramo hagati ariko ntikwemerera kwinjira defense yayo ariko bivamo za shot on target ebyiri Zonyine. za Bayern zonyine imwe mu gice kimwe cya mbere indi mu gice cya kabiri yego hari Kenanu bibazaga kuki hari Ken ari kugongana n'abamediateri be buri munota nepo Ken reka yabuze. nsoza aka kantu uhita ukomerezaho kugira ngo winjire muri Bayern uganire match neza akandi kantu kakwereka Arsenal seriye kwizigira wari utwara Arsenal yamaze gutsinda igitego kimwe muri Champions League nabanya ari kimwe pe uko mbere y'iyi kimwe muri match match kimwe muri eshanu match yari eshanu. imaze match enye itinjizwa iri joro nibwo yinjijwe igitego cya mbere muri Champions League bimaze gutsinda 12 nabonye nanone mu mikino 10 icumi muri group phase muri group phase nicyo yinjijwe cyonyine iki ngiki Thierry yavuze ijambo rikomeye yatsinze match 10 mu 10 Thierry yavuze ngo sinatekerezaga ko kuri opponent mwiza cyane baraye nka Bayern Arsenal yakwitwara gutya yavuze ngo narinzi ko dushobora gutsinda ariko sinarinzi ko dushobora gutsinda neza gutya dukonvenga Yego. ku equipe ikomeye nka Bayern twayicecekesheje twayirushije kuyisatira kuko icyo abantu bita possession ntago ariyo foot dore dusoze gutya nepo uhita winjiramo niba Arsenal ifite possession ya 40 ariko yateye amashoti 13 kwizigira yego harimo 8 ajya mu izamu rya Bayern hanyuma itera koroneri 6 bivuga ngo impande zayo zabaga ziri guhaga Bayern buri Zihaga kanya cyane. mu gihe Bayern yagize umupira kuri position ya 60% yateye amashoti 8 abiri niyo yaganaga mu izamu gusa bivuga ko bari bayimye izamu iteramo kona imwe uzi iyo Bayern iteye kona imwe ikintu babihoze iberi mu mikino ya Bayern iyo ushoboye guhagarika wing cyangwa impande za Bayern uba wayisha ubundi Bayern ukuntu ikina ikintu cyo bita football crossare y'abadage n'igitego yatsinze umupira Kimmich yawuhinduriye ku ruhande yatanze passe ndende ku ruhande hanyuma Olisa yigarura muri box umusore yitwa Kari yatsinda ni Gnabry yigaruye ni Gnabry yigaruye oyidepoje muri box bivuga ngo niko Bayern ikina ikura baro hagati ikayijugunya mu mpande igarura muri box bagutsinda urumva impande zariho abasore nka Serge Gnabry zariho Olise zariho Stanisic na Reima ku ruhande nizo ziba zikora kandi zifite abazigaburira beza barimo umusore nka Joshua Kimmich bazishatinze down match irangira Bayern iteye amashoti abiri yonyine harimo rimwe ry'igitego n'irindi bateye mu gice cya kabiri tavuyemo igitego match irangira n'utuntu dutatu rero navuze Arsenal ifite icyitwa squad nziza cyane kandi ikagira ikintu cyitwa defensive discipline yo ku rwego rwo hejuru ikagira ikindi kintu gikomeye cya solution itsindamo ibitego bitandukanye kuko n'igitego cya mbere batsinze umuzamu nka niwe rureshya kuri cyari icy'umutwe ijambo ryo gutsindisha umutwe muri Arsenal rivuzwe rimwe bivuga ngo ibintu byayo no gutsinda birubakitse ishaka kugutsinda muri modo yubatse usanzwe uyizi kwikora ikagaruka ikayikoresha n'ubundi bigakora ejo bundi batsinda Tottenham 4 Robert yaravuze ati nababajwe nuko nta gitego cy'umutwe twayitsinze ati nta gitego cya set piece twayitsinze so nicyo uvuga uburyo bwa versatility mu gutsinda ibitego yaba ku kirenge yaba muri set piece hose bari tayari ikipe ya Arsenal ni nziza rero icyo uri bumfashe ni iki ngiki Arsenal nyine igeze muri phase abantu bose barimo baravuga bati ni igihe cyo kwikonfirma ko ari ikipe nziza yabigaragaje kuva kuri Tottenham gahita kwita Bayern ukaba urimo urategura match ya Chelsea abantu barimo baravuga bati noneho igihe cyo kuvuga ngo Mikel Arteta yamaze kujya muri graduation y'abatoza beza cyageze urakoze cyane kwizige kuri icyo kibazo nibyo cyazaba cyuzuye kugisubiza neza buriya Arteta dutangiye kumubarira muri graduation ariko yatwaye ibikombe kuko na kimwe mu byategerejweho ni icyo kintu cyitwa igikombe ni na cyandire ya Berta ategereje ko turavuga Arsenal yasufuraga kubera swadi nini kandi ifite karite nziza icyo cyari ikibazo ariko Arteta bakimukoreyeho rigana bivuze neza ushaka gupanga ekipe abiri ugasiga n'abasimbura batatu cyane ariko mu buryo bwo gutoza ekipe ye navuga ko ari uburyo agenda graduatinga Mikel Arteta reka nubakire aka kantu ku yandi magambo ya kampani kampani yavuze ngo bibeshye ko uko barangije igice cya mbere badomina yego ari nako bari bugaruke mu gice cyane noneho uwitwa kampani icyo arashatse gusobanura ni iki bihita binumvikana kampani yatwawe n'amarangamutima
arteta agendana n'iki n'umukino kuko rigana arakoze cyane atinze kuri remplacement za Mikel Arteta zifite icyo zivuze mu buryo umukino wagendaga niba mwabibonye uwitwa Noni Madueke kwinjira kwe mu kibuga hari icyo byari bivuze buriya Noni Madueke mu kintu cya tekoni akiri no muri Chelsea gutwara baro nta muntu wabimurushaga mu gihugu cy'Ubwongereza bivuze iki umukinnyi nk'uwo hari icyo Arteta amushakagamo Bukayo ni umukinnyi mwiza pe ariko burya Bukayo akenera umuntu umwunganira mu buryo bakinana uzabere Bukayo bakeneye ko amwegera Timbere bagakinana amayinite ndetse na Dikani bakubaka akantu k'agatriangle ariko siko ameze uwitwa Noni Madueke Noni Madueke niba mukinnyi wahereza umupira akawukontorora agasprintinga yinjira ariyizera mu defenseur ariyizera ubwe Arteta arakeneye icyo kintu kuko kuri iyo possession tuvuga ya Bayern wabonaga iri kubadomina none Arteta avuga ati nkeneye nanjye babakinnyi bafata inshingano bitwara bo ubwabo ikindi kintu kuzana uwitwa Gabriel Martinelli Arteta avuga ati uko negereje ikipe ya Bayern ngo insange iwanjye ikine none ngenze gucungira ku ma contre attaque mfite Beresheze mwiza mu guterura baro mu gukinisha kwa nima contre attaque nkagira Martinelli mwiza mu kumenya uburyo ahagarara turi gukinira icyo kintu cya contre attaque yarabikoze batsinda ikipe ya Tottenham yarabikoze kuri Chelsea abantu barabyibuka kambakambisha abantu yarabikoze amaze kubikora no kuri match ya Bilbao muri buka igitego nk'iki uwitwa Martinelli yatsinze bivuga ngo Arteta yarazi icyo akeneye kugira ngo abashe guhangana na Bayern yari yakoze block nziza ariko avuga ati mu buryo bwo gukora igitego nanjye ndaza kumenya uburyo ibintu byanjye byaranje kuzana Karafiori yari amaze kubona ko uyu mwana Lewis Skelly Renat Keri ndetse na Michael Rize bari kumuhuriraho murabyibuka cross ya Michael Rize amwera iminnye kabiri Renat Keri yaramaze kumuhindukiza kabiri nabwo azana Karafiori ni nk'umusazi niko bamufata we ni wa mukinnyi uvuga ngo igihe mbonye umwanya wo kugenda ndagenda nago nizigama ariko nacyagiye nkeneye kudefanda ndadefanda namwayibonye ikipe ya Bayern yari yamaze kubona ko Lewis Skelly atazamuka rura ruhande batangiye kuryoherwa na Josip Stanisic akina yegereye muri mediane ariko Karafiori bamuhaye umupira itabona inzira ahita agenda adatekereje kabiri ahita hindura cross ivamo igitego ivuga ngo Arteta atangiye kumenya noneho ngo ikipe yanjye paraporo ya adversaire runaka ndayihagarikana ikindi kintu cyabanje gutungura abantu ibaze gukuramo Bukayo niba mwabonye ku maso ya Bukayo avamo ntabwo yabyishimiye wabonye ko yabanje no kwezita ninde Mabrasar ahise yibagirwa nyine yacanganye ikiwe ese nijyeho kuvamo kuri iyi minota 75 ariko igitekerezo cyari kirimo 68 cyari kirimo kivuga ngo ntabwo ari kuma ibyo nkeneye kuri Bayern iri kutudomina mu buryo bwa possession ariko mugende bukine contre attaque nize abakinnyi banje babiri uwitwa Noni Madueke mwiza mu gutwara baro mwiza mu gusprintinga Martinelli ibi bintu nsanzwe bimukoresha mfite match 5 nka Arteta mu mutwe yandangirije match kuri iyo contre attaque mfite neza n'umupasa witwa Ebereshi Eze kwajya ajya gukora remplacement abantu batangiye no kwesta Eze ntari buvemo akaba ari bwazana uwitwa Martinelli ariko nashimira uwitwa Mikel Arteta ko icyo kintu kuko na company muri iyo interview yahise atwereka ko yarushijwe yatwaye n'amarangamutima Mikel Arteta agendana n'umukino byose byari bimeze neza cyane Bayern nayo yari ifite ibibazo byayo birimo kuba yaravuniye ifite akarita y'umutuku ya Luis Diaz Marulanda wabonaga nyine nabo nta solution nyinshi cyane bafite kuri bench byabagoye cyane yego company yanabateza umunsi yavuze ati Nepo ni wayibonye yavuze ati uko biri kose imbere ni ikipe nziza dushaka kuzaho yavuga ati muransinze ariko mu kwa mbere ndarekipera Musiala hanyuma ndarekipera umuntu witwa Diaz imbere tuzakina umupira